zawe nyagasani. Nzaririmba iteka impuhwe z'Uhoraho, kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Umunwa wanjye nzamamarisha ubudahemuka bwe. Nzaririmba iteka ryose impuhwe zawe nyagasani. Bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Turacyari mu gihe cya Pasika, aho twibuka ko Yezu Kristo yazutse agatsinda urupfu maze akadukingurira ijuru. Turi kandi no mu cyunamo, aho twibuka ku nshuro ya 27 Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Nkaba nihanganisha buri wese kandi musaba kurangamira Nyagasani wazutse, we utubwira ati abarushye n'abaremerewe n'imitwaro mwese munsange ndabaruhura. Mu kanyamakuru ka Mama Faustina ku nomero ya 866, Yezu yaramubwiye ati mwana wanjye, ndifuza kuruhukira mu mutima wawe kuko muri ibi bihe abantu benshi bantereranye. Ni koko bavandimwe, muri iki gihe abantu benshi barababaye cyane kubera kutamenya ko Imana yonyine ari ibasha kubaruhura bya nyabyo. Benshi bivumbuye ku Mana, bashakishiriza amahoro mu bintu no mu bandi bantu, maze imibabaro yabo ikarushaho kwiyongera. Uyu munsi Nyagasani Yezu aragusaba kumukingurira umutima wawe kugira ngo aze awuruhukiremo, kuko ni wowe uri bubyungukiremo. Nta cyiza nko gutunga Imana mu mutima wawe, kuko aho Yezu ari nta gahinda kaharangwa, amahoro arahinda, ubuzima bugasagamba. Uyu munsi rero, mu rwego rwo kwitegura umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana duhimbaza buri gihe ku cyumweru cya mbere gikurikira Pasika, turakomeza gukurikira inyigisho zidufasha kwitegura neza izo mpuhwe Imana ihora yifuza ko twakwakira, tukazigeza no ku bandi kuko isi ya none zikeneye cyane. Ejo bundi twahawe inyigisho itwibutsa uburyo Imana Data ihora idufitiye impuhwe ntiyite ku bicumuro byacu, ndetse ikanezezwa n'uko tuyigarukira nka wa mwana w'ikirara. Ejo nabwo twumvise ukuntu isakamento rya penetensiya riduhanaguraho ubwandu bwose budutandukanya n'Imana iyo turihawe neza, tubabajwe n'ibyaha byacu kandi twiyemeje kubizibukira. Uyu munsi tugiye gusangira ku nyigisho yitwa uguhinduka. Ijambo ry'Imana riri butuyobore turarisanga mu Ivanjiri uko yanditswe na Luka umutwe wa 19 guhera ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 8, aho dusoma aya magambo. Yezu ahageze yubura amaso aramubwira ati, Zakewusi manuka vuba kuko ngomba gucumbika iwawe uyu munsi. Nuko amanuka bwangu amwakirana ibyishimo. Ababibonye bose barijujuta baravuga bati yagiye gucumbika ku munyabyaha. Muri iki kiganiro muri kumwe na Nyiradende Suzana, umuvandimwe wanyu wo muri Communauté ya Emmanuel i Kigali. Zakewusi yari muntu ki? Zakewusi yari Umuyahudi, akaba umutware w'abasoresha. Batubwira ko yari n'umukungu. Abasoresha bari mu bantu banzwe cyane n'Abayahudi kubera ko bakoranaga n'abakoloni b'Abanyaroma. Nuko maze kumva ko Yezu agiye kunyura mu mujyi wa Yeriko, Zakewusi agira amatsiko yo kumubona, ariko biramunanira kubera imbaga y'abantu kandi akaba yari mugufi cyane. Niko kwiruka abacaho bose, maze yurira igiti kugira ngo abashe kubona Yezu. Natangajwe n'ukuntu uyu muyobozi wari ukuriye ibiro by'imisoro mu gihugu cyose cya Isirayeli yuriye igiti atitaye kuri iyo mbaga yose yamurebaga. Ndahamya rwose ntashidikanya ko Zakewusi yari afite amakuru ahagije kuri Yezu. Akumva afite amatsiko yo kureba uwo muntu utandukanye n'abandi mu myumvire no mu migenzereze. Umuntu udacira imanza abanyabyaha, umuntu wemeraga gukora ku babembe bari barahawe akato, barabaye ibicibwa baba mu bihuru kure y'abandi bantu, umuntu wakizaga indwara zose ntawarobanuye, umuntu wigishaga abantu gukunda abanzi babo no gusabira ababatoteza mu gihe amategeko ya Musa yo yabemereraga guhora ijisho ku rindi no gukura iryinyo wari gukuye,
umuntu wagaburiraga imbaga itabarika y'abantu nta mafaranga basabye, umuntu wazuraga abapfuye, umuntu wicishaga bugufi cyane akirirwa agenda n'amaguru atanafite n'inzu nziza atahamo, mbese n'ibindi bikorwa byiza ntarondora. Ikindi cyantangaje kuri Zakewusi ni inyota yagize yo gushaka kubona Yezu. Inyota yatumye yirengagiza icyubahiro yari afite mu gihugu, kuko yari umuntu ukomeye kandi w'umukungu. Mu kurira igiti ntiyari azi ko kubona Yezu biri buhindura amateka y'ubuzima bwe bwose. Kubera ko Yezu afite ububasha bwo gusoma mu mitima y'abantu, akamenya neza abamushakashakana umutima utaryarya n'abishushanya, yamweretse ko atajya asubiza inyuma abaza bamusanga. Nuko akigera munsi y'igiti Zakewusi yari arimo, yubura amaso amuhamagara mu izina rye, ndetse amumenyesha ko yifuza no gucumbika iwe. Zakewusi acyumva ayo magambo ya Yezu, yamanutse bwangu kandi yishimye cyane. No kuba atarahanutse ngo yiture hasi ni impuhwe z'Imana zonyine zamurengeye. Iyi ndoro yuzuye impuhwe Yezu yarebye Zakewusi yaramuhumurije. Inyibutsa ya yindi yarebye Levi wari wicaye n'ubundi mu biro by'imisoro, maze yamubwira ati nkurikira, undi ntazuyaza agahita amukurikira atitaye ku byo yari arimo. Muzirikane ko Yezu muri icyo kivungo cy'abantu bamubyiganagaho bose, nta n'umwe Yezu yigeze abwira ko ari bucumbikiwe, kuko yasomaga ibitekerezo byabo agasanga ari ba bantu birirwa bajora abandi, bamwe biyita intungane cyangwa bashakaga kugira ibyo bamushinja. Kuko rero Ivanjiri tubwira ko ababibonye bose bijujuse bavuga bati yagiye gucumbika ku munyabyaha. Dukunze kugwa kenshi mu cyaha cyo gucira abandi imanza no kubafungirana mu byaha byabo. Nyamara Nyagasani Yezu yavuze yeruye ko atazanywe n'intungane ahubwo yazanywe n'abanyabyaha, kandi ko abazima atari bakeneye abavuzi ahubwo ari abarwayi. Nyagasani mu mpuhwe ze z'igisagirane nta na rimwe yitiranya umunyabyaha n'icyaha cye, ndetse akunda cyane umunyabyaha nubwo yanga icyaha urunuka. Twirinde rwose kugira uwo duciraho iteka niyo yaba ari umunyabyaha ruharwa, kuko impuhwe z'Imana zibasha kumushyikira agahinduka. Mwibuke Sawuli igihe yatotezaga abakristo. Uwa mbere yahitanye ni Stefano, kuko mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 6 ku murongo wa 58 batubwira ko abamushinjaga ibinyoma bari barambitse imyambaro yabo imbere y'umusore witwa Sawuli. Naho mu mutwe wa 9 w'icyo gitabo guhera ku murongo wa 1 kugera ku wa 2 batubwira ko Sawuli nta kindi yatekerezaga kitari ukujujubya no kwica abigishwa ba Nyagasani. Maze asanga umuherezabitambo mukuru amusaba inzandiko zo kujya mu masengero y'i Damasi, kugira ngo nagira abo ahasanga bayobotse iyi nzira, abagabo n'abagore, ababohe abazana i Yeruzalemu. Nyamara ni muri iyo nzira y'i Damasi impuhwe z'Imana zamusanze, maze Nyagasani amubonekera mu rumuri rwinshi, amaze impamvu ari kumutoteza. Guhera icyo gihe amateka ya Sawuli yarahindutse, yemera Kristo, yitwa Pawulo abifashijwemo na Ananiya wari watumwe na Nyagasani Yezu ngo amurambureho ibiganza kugira ngo akire ubuhumyi yari yatewe na rwa rumuri kandi yuzure Roho Mutagatifu. Guhera ubwo Pawulo yamamaje inkuru nziza ya Yezu Kristo ashize amanga, ayijyana mu mahanga yose kugeza apfuye, kandi apfuye ahowe Yezu. Yezu ati nimube abanyampuhwe nk'uko So wo mu ijuru ari umunyampuhwe, kandi ngo hahirwa abagira impuhwe kuko nabo bazazigirirwa. Tugarutse kuri Zakewusi, tubona ko indoro ya Yezu yuzuye impuhwe yatumye Zakewusi yibona nk'uko Imana imureba. Abona icyaha cye kiramushisha, nuko afata icyemezo cyo guhinduka ku buryo budasubirwaho. Mu byishimo byinshi abwira Yezu ati mwigisha, 1/2 cy'ibyo ntunze ngihaye abakene, niba kandi hari uwo nahuguje ndamusubiza ibye inshuro enye. Mu by'ukuri nta mutungo namba Zakewusi yasigaranye, ariko yasigaranye ubukungu buruta ubundi bwo gutunga Yezu wamuhaye ubugingo bw'iteka, ngo kuguhinduka kwa nyako. Nyagasani Yezu yanyuzwe n'icyo cyemezo cya Zakewusi, maze avuga arangurura ijwi ati uyu munsi umukiro watashye muri iyi nzu, kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu. Koko rero umwana w'umuntu yazanywe no kurokora ibyazimiye. Bavandimwe, iyi ndoro ya Yezu niyo natwe tureba buri gihe, niyo turi mu byaha bikomeye.
ntaduciraho iteka, ahubwo ahora adufitiye impuhwe yifuza ko twamugarukira. Uyu munsi tugihumeka umwuka w'abazima, tumenye ko tuganje mu mpuhwe z'Imana. Nta cyaha na kimwe Imana itatubabarira uretse icyo kwanga kwakira impuhwe zayo gusa. Ariko kandi ntitukiringire impuhwe z'Imana ngo twungikanye ibyaha, kuko nubwo Imana ari inyampuhwe, ni n'umucamanza utabera. Tubisanga muri mwene Sirake umutwe wa 5:5. Akaba ariyo mpamvu nongera kubabwira nti uyu munsi nitwumva ijwi ry'Imana, ntitunangire umutima, ahubwo dufate icyemezo cyo kuyigarukira no guhinduka. Ni ukuri koko Imana yakunze isi cyane, bigeza aho itanga umwana wayo w'ikinege igira ngo umwemera wese atazacibwa, ahubwo agire ubugingo bw'iteka. Ntabwo Imana yohereje umwana wayo Yezu Kristo ku isi kugira ngo ayicire urubanza, ahubwo yagira ngo ayikize. Iyo si ivugwa, si ibiti n'amabuye, ni twebwe abantu. Ese ubundi byatumarira iki turamutse dutunze iby'isi byose ariko tukazabura ubugingo bw'iteka? Kuki tugundira icyaha kandi Imana ihora yiteguye kuduha imbabazi zayo ku buntu? Kandi tuzi neza ko icyaha cyose kidutandukanya n'Imana kikatugira abacakara ba Sekibi. Nka Zakewusi, twitoze buri munsi gufata icyemezo cyo guhitamo Yezu uzadufasha kuzibukira ikibi no gukora ibitunganye. Mu butumwa bwa Kibeho, Bikira Mariya yaratubwiye ari no ko abwira isi ati abantu nibisubireho bidatinze bagarukira Imana. Ati nimwicuze, 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 nimuhinduke inzira zikigendwa. Arongera ati nimusenge ubutarambirwa kandi musabire isi kugira ngo ihinduke. Isi imeze nabi, igiye kugwa mu rwobo. Ariko kuvuga guhora mu byago byinshi kandi bidashira. Mwibuke b'Abanyaninivi Uhoraho yatumyeho umuhanuzi Yonasi ko mu minsi 40 azabarimbura kubera ibyaha bikomeye bakoraga. Bisubiyeho guhera ku mwami kugera ku muturage wo hasi, ndetse atangaza igisibo ku bantu bose kugera no ku matungo. Bisiga ivu, bambara ibigunira, batakambira Uhoraho, biyemeza guhinduka, maze Uhoraho abagirira impuhwe, yiyemeza kutabarimbura. Umujyi wose wari ugiye kuzima wisubiyeho, maze umuvumo wari ubategereje Uhoraho awuhinduramo ubugisha. Muri Zaburi 145:18 no kugera kwa 19 haranditse ngo Uhoraho aba hafi y'abamwiyambaza, hafi y'abamwiyambaza babikuye ku mutima. Ibyo bamwubaha bashaka arabikora, babamutabaje akabumva akabagoboka. Bavandimwe munteze amatwi, mwaretse natwe tukabera abanone isoko y'umugisha, twemera kwakira impuhwe z'Imana kugira ngo tuzishyikirize abakiri mu nyanja y'umwijima. Pawulo mutagatifu mu ibaruwa yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 6 guhera ku 9 kugera ku 11 aragira ati muramenye ntimwishunge, ari abasambanyi, ari abasenga ibigirwamana, ari indaya, ari abakubana n'abandi bakora ingeso mbi bose, kimwe n'abajura, abanyabinyoma, abanyabugugu, abasinzi, abasebanya, abambuzi, abo bose ntibazagira umugabane mu bwami bw'Imana. Nguko uko bamwe muri mwe bari bameze, none mwarasukuwe, mwaratagatifujwe mu bintungane kubw'izina rya Nyagasani Yezu Kristo no ku bwa Roho Mutagatifu no ku bwa Roho w'Imana yacu. Niba wumvise aya magambo kumva hari inkomanga ufite ku mutima, ihutire kwiyunga n'Imana bidatinze, maze urumuri rwa Kristo wazutse rukumurikire, wimure ikibi, wimike icyiza, maze abakubona basingize Data uri mu ijuru. Uhoraho avuze atya: naho ibyaha byanyu byatukura nk'indubaruba, bizahinduka urwererane nk'urubura. Naho niba byatukuraga nk'umuhemba, bizererana nk'ubwoya bw'intama. Tubisanga muri Izayi umutwe wa 2 umurongo wa 18. Muri ibihe bigoye benshi, aho icyaha cyahawe intebe, aho urukundo rwakonje mu bantu, aho COVID-19 yaje ihuhura byose, Nyagasani arashaka ko tumaramaza kugira ngo tubashe gufasha abandi kwiyubakamo icyizere cy'ubuzima bw'iteka. Mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyaroma umutwe wa 8 umurongo wa 9 n'uwa 10 aragira ati mwebwe rero ntimugengwa n'umubiri, ahubwo na roho
kuko roho w'Imana atuye muri mwe. Umuntu udafite roho w'Imana uwo ntaba ari uwa Kristo. Bavandimwe, aya magambo yanteye kwibaza byinshi. Ese koko abatubona basanga turi aba Kristo? Turacyayobowe na Roho Mutagatifu? Niba ari utuyoboye se, ni iyihe mpamvu dukomeje kwibera mu bukristo bw'imihango, aho usanga gusoma cyangwa gutega amatwi ijambo ry'Imana ryakagombye kutumurikira no kuduhindura twararisimbuje amakuru ya biracika? Niba dufite Roho Mutagatifu, ni gute abantu bafite amahirwe yo kuba bakumvira misa mu kiliziya ku cyumweru bahitamo kuyikurikiranira kuri radiyo na televiziyo, ari nako bakomeza imirimo isanzwe yo mu rugo nko gutera ipasi, kugaburira abana, kwisukisha n'ibindi? Ibi ni bimwe bigaragaza ko abatari bake muri twe tutakiyobowe na Roho Mutagatifu, ahubwo tuyobowe na kamere yacu. Niyo mpamvu usanga hari abantu barambye mu bukristo ariko nta mbuto y'ubutungane wabasangana. Bavandimwe, umuntu wese wahuye na Yezu wazutse afite uko agenda, afite uko avuga, akagira uko akora. Iyo uhuye na Yezu, ikintu cya mbere Roho Mutagatifu agusobanurira ni ukumenya ko ukunzwe n'Imana Data, ko Imana ari umubyeyi wawe. Roho Mutagatifu aguha imbaraga zo guhamya Yezu ushize amanga, kandi akagusobanurira ibyanditswe bitagatifu akanabigukundisha. Roho Mutagatifu kandi aguha inema yo kubabarira abakubabaje bitakugoye, akagusendereza urukundo, ibyishimo n'amahoro n'indi migenzo myiza yose. Roho Mutagatifu kandi akwereka icyaha cyawe, akagutera kucyanga no kucyicuza. Roho Mutagatifu agukundisha Kiliziya, umubyeyi Bikira Mariya n'amasakramentu, cyane cyane ya penetensiya n'Eucharistia. Yezu yatubwiye ko mu bubi bwacu tumenya guha abana bacu ibyiza, ati ni gute Data wo mu ijuru yananirwa guha Roho Mutagatifu abamusabye? Ni iki kitubuza gusaba Imana Roho Mutagatifu ko Yezu Kristo yamusezeranije abazamwemera bose? Igihe ni iki bavandimwe, kugira ngo duhindure uburyo bwo kubaho kandi dufashe n'abandi kubaho banyuze Imana, kuko twese duhamagariye kubaho mu butungane buzatugeza ku butagatifu. Ibi mbabwira birashoboka kuko dufite ingero nyinshi mu batubanjije mu kwemera. Mwibuke Petero intumwa Yezu yari yarabwiye ko ari we azubakaho Kiliziya ye. Nyamara igihe Yezu afashwe, Petero kubera kugengwa na kamere, umuja yaramutitije bituma yihakana Yezu inshuro 3 zose. Mwibuke Yezu apfuye ko ari we wafashe iya mbere agasubira kuroba amafi, kandi nyamara yari yarasize byose igihe Yezu amubwiye ati nkurikira nzakugira umurobyi w'abantu. Igitangaje nuko aho amariye kuzura Roho Mutagatifu ku munsi wa Pentekosti, Petero yahinduye amateka, ahinduka ikiremwa gishya kitarangwaho ubwoba namba. Niko guhagarara imbere y'abatware, imbere y'abigishamategeko n'abakuru b'umuryango, ababwira ashize amanga ibyizuka rya Yezu, ndetse ntiyatinya kubashinja ko ari we wamwicishije, ariko ko Imana yamuzuye ikamugira umutegetsi n'umukiza. Muri iyo nyigisho ya mbere ya Petero hahindutse abantu 3,000 bose, kandi bakaza babaza Petero n'izindi ntumwa bati dukora iki? Petero arabasubiza ati nimwisubireho, buri muntu muri mwe abatizwe mu izina rya Yezu Kristo kugira ngo ababarirwe ibyaha bye kandi ahabwe ingabire ya Roho Mutagatifu. Bavandimwe, nimureke natwe muri iki gihe cya Pasika twisubireho, twakire impuhwe z'Imana, duhinduke maze twamamaze Yezu dushize amanga. Nk'uko tubibonye kuri Petero, guhura na Yezu wazutse bihindura amateka ya muntu, kuko Roho w'Imana amufasha gusezera muntu w'igisazira hamwe n'imigenzereze ye mibi, maze agahinduka muntu mushya w'Umuremyi agumya avugurura amwishushanya agira ngo amugeze ku bumenyi nyakuri. Tubisanga mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakolosi umutwe wa 3 umurongo wa 9 n'uwa 10. Mu gusoza, nababwira ko guhinduka ari ibya buri munsi kuzageza igihe Yezu azazira kutujyana. Ikindi ni uko atari umwihariko wa bamwe, ahubwo twese biratureba. Dusabirane kandi dusabire cyane abantu bataye ukwemera, cyangwa abatazi ko Imana ibaho kandi bakunda. Nta cyago nko kubaho udafite Imana. Mpuhwe z'Imana, wowe dukura mu makuba duterwa n'icyaha, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana, ugaragarira muri Kiliziya yose, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana, uturinda umuriro w'iteka, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana, wowe soko idakama ibitangaza, turakwiringiye. Kristo Yezu akuzwe. Uwawe Data na Mwana na Roho Mutagatifu.
mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka bubawe n'ubu